ariko ndahamagaye ngo nibwe ni umugabo wanjye twashakanye ariko tumaranye imyaka 2 yo mbwirampekuye none se so ibintu nago byoroshye hano habere ikibazo gikomeye cyane reka tubanze tumenye ibimaze kubera hangaha dore baremo inzu yose reka twinjiremo mu nzu tubanze tumenye njye barampamagaye mvuye ku kazi nsanga banyimuye rwose mumbabarire yantwaye 20,000 atwara uburiri atwara akabati atwara intebe muretse byose byananiye no kwifata byanze mumbabarire ndagushaka muganga mwiriwe neza ku murongo wa telefone uyu ni Umutako TV muvugana aravuga no kure yangana ibingibi wenda si ugutuburira abanyarwanda biragaruka koko tuvugisha kuri muganga oya biragaruka birasaba ko reka tuhagere muganga yaje tugende tubanze turebe aha nkiriwe neza turi abanyamakuru mureke manze nkora akazi rero kanzanye ubwo tubivugane nyuma byaba byiza nibigaruka ubwo murabibona nibitagaruka nabwo murabibona nitwa muganga Muramira Muramira niryo zina nazwe n'ababyeyi muhe akayira muganga gwino tubanze turebe ukuntu hano byifasha icyo nifuza kumenya ni ikintu kimwe ibi bintu tugiye gutera kamera twese nibitagaruka muganga urumva iyo umuntu akoze igikorwa arakishyurirwa nibitagaruka ntago ndamwishuza amaze gutangira reka tuze kumenya uko ibintu byari byifashe biragaruka nta kibazo ubu nabibonye ubu ni ibyo ndi gukora namwe murabibona ahari hose nta kibazo ari bugire ikibazo ari bugire rero ari buze guhungabanaho gake mbibone ko ahantu ari ndahita mpabona naho nibajye kumunzanya nta kintu ntago kumubona Ladies and gentlemen umugabo arafashwe akaba yagize tipe namuzanye twumvikane abaturage muri hano bemuretse muzanye ari muzima none tugeze hano avamo mbona yinaze hano ubwo ndi kumubaza ko byagenze ahubwo se mwe mwamuri bande kugira mpamagaye ashaka ko mutwara umva mama hamagara uriya muganga arekere kuko nago dushaka yuko ibibazo biraza gukomeza kurabona ko na leta yasamo umugabo wibaba mugira uko nguko n'uyu nguyu rebera ibi nibyo byashobora abagabo bose bishobora abagabo bose hamagara uriya muganga ntago bazongera kandi musubiza imbaraga ariko ntiyiruke ntago yiruka ntiyiruke ngiye kumusubiza imbaraga ariko ntazo hari abantu benshi hari abaturage benshi musubize muri gahunda ibi bintu byose wabitewe n'iki oya mumbabarire oya muganga aratuma reka turebe niba umushoferi ari ugutwaye ari muganga aratuma reka turebe niba umushoferi ari ugutwaye ari ntago mbizi umushoferi wari utwaye umugabo turashaka yuko reka mbaze gato wenda uyu mushoferi ahubwo mugeza neza ko bamashe kubimenya mukaba munabifashe mukabamashe kubimwaka mukaba muhagarikaho agize nabi n'umugabo mubi rwose ntago wari umugabo urabona ko yanze no kuvuga urasi ibyo arimo kubihisha yanze kuvuga yanze ko mumufotora ibyo byose murabona atari amakosa atarimo kugenda yibongerera n'ibindi birakomeye mumwicaza ahangaha icara tuza mwabonye ko mbirangije nta kibazo agize si mwabibonye ni ukuvuga ngo umuntu afite ikibazo mu muryango aho yaba ari hose ashobora kunyereza ifoto n'amazina ye nkamurebera nkamufasha kugikemura niba ari umutuzo nawe nkushyira amatiri wahagera zose turazivura
tuvura n'inkorora, tuvura za mibe, abantu babuze urubyaro nabo turabafasha ko hari igihe umuntu abura urubyaro baramuroze cyangwa se yararwaye bya byimba byo muri nyababyeyi, twe tubivura batiri ubundi barabibaga, ariko twebwe tugira imiti tuguha bikayonga, ukajya gukoresha controle bagasanga nta kibazo ufite. Bishobora gutuma umuntu atabyara. Umuntu ashobora kujya mu mihango ugasanga ayimazemo icyumweru cy'ibyumweru 2 cyangwa 3 cyangwa ukwezi, ibyo byose turabigufasha. Ugasanga umuntu asama inda yamara amezi 2 kavamo, yamara 3 kavamo, aho inda zihora zivamo. Hari igihe bari abadayimoni, nigeze kubabwira ko abadayimoni tubavura, ibyo turabimufasha. Dushobora kuvura umuntu amashitani yasaze n'indwara nyinshi. ahubwo tubanze twegere kamera dukurikiye kuko ndabona yuko uyu mugore amaze guhita agera ibyamakuru menshi bitandukanye cyane bitandukanye. Mama bimeze bite? Ego ko ndahamagaye ngo nibwe ni umugabo wanjye twashakanye ariko tumaranye imyaka 2 yo mbwira mpekuye kabisa. None se nindi waguhamagaye se? Ni umuturanyi umpamagaye byo rero. Ninde se nanga n'utuye? So ibintu ntago byoroshye, hano habera ikibazo gikomeye cyane. Reka tubanze tumenye ibimaze kubera ahangaha. dore baremo inzu yose Reka twinjiremo mu nzu tubanze tumenye. usibye urugwero Tubanze tumenye ibi bintu byifashe gute, biraza kugenda bite, Okay, mureke twumvikane wenda ngira ngo reka tubanze tubabwire uriya mama wenda arimo kurira, ndagira ngo mu binyamakuru byinshi byageze ahangaha bibanze byegere wenda uriya mama murimo kurira tumenye ibi bintu uko byagenze. Nuwambere yaramwimuye rwose no kuvuga ngo okay, mwe muretse gato tuvugisha uyu mubyeyi, mwe muretse gatoya. Abari inyuma ni muceceke, abari inyuma mwe mucecetse tubanze twumve ikibazo kiranga uko kimeze. Hari agakobwa, reka tubanze twumve muceceke gatoya. hari agakobwa kamwoherezaga amafoto y'urukozasoni, mbese ubu numiwe ndumva bincanze, ahubwo ngiye guhamagara umudokiteri wanjye wa Kinyarwanda, muganga gakondo arangarurira ibintu. Ndamufite mukorana se umuganga? Dusanzwe dukorana, reka nze muhamagara ibi bintu ntago nabyemerana, ndamuhemukira. Uwo mukobwa mwoherereza amafoto y'urukozasoni, kumvikana bari inyuma yitwa Kararisa, rwose ngewe ibintu byanjye ndabikeneye. Yibye ashaka bijyanye kwa Kararisa, ni ibintu yibye rwose, nta handi byagiye kandi biragaruka. Amakuru duhawe n'abaturanyi batubwira yuko atari ubwa mbere yaba ajyanye n'umugore. Amakuru yo niyo. Ayo makuru ngewe si ubu ni ubwa kabiri ampemukiye, gusa ubundi yagendaga agatwara udufaranga, ubu noneho yakoze hatwara uburiri, atwara buri kimwe. Urabona inkweto yagiye asiga mbi, namwe murabibona rwose. Urakeka yuko byatewe n'iki kugira ngo umutware wawe amare gufata ibikoresho by'inzu akwimure afata imodoka? Yego abaturanyi turabona, twavuganye nabo, tumaze kuganana na muceceke twumvikane, n'iki gishobora kuba cyabiteye? Umugabo ikintu cya mbere gishobora kuba cyabimuteye nubwo buraya bwe. Nje najyaga ku kazi n'ubundi akamana amajoro adahari, akikanga ko kuko ngira ukuntu abadamu muri iminsi batarimo guhake y'abagabo cyabite ku bagabo babo. Ese ibyo byose ntago byaba byaraturutse kuri wowe? Byose ntago ari byo umugabo azize. None se wenda abaturanyi bawe
basanzwe bamuzi gera se izi ngeso bari baziza izi ngeso nimba bazimuziho uriya bari abaturanyi banje nibo baguhamagaye nibo bampamagaye muri aka kanya makuru yamenyeshejwe n'abaturanyi mu kanya umuturanyi wanje witwa Grace arampamagaye ntakazi mfata moto ubu rwose byandenze kuri muganga mama reka mbanze nkubaze ibintu bigende gakeya kugira tubashe gukemura ikibazo nk'itangazamakuru tuba dushaka kuva mu kibazo tugikemuye ngira ngo nibutse abantu bari inyuma muhe mucecetse ikindi cyakaye musigemo intera bitewe n'igihe turimo cyo kurwanya COVID-19 so mama buretse gatoya noneho ubu tuvugana nkuko bagiye baduhamagara bitandukanye masanze bagenzi banje b'abanyamakuru benshi bagiye batandukanye ndifuza yuko buri muntu wenda yakubaza ku giti cye kugira ngo ibintu tubashe kumenya ngo bimeze bite ku makuru tuje gufata tuze kumenya amakuru dushobora kugeza ku banyarwanda ndetse no kuri ibyo bibazo byabaye kugira tubashe kumenya uburyo twabikemura ikinyamakuru cyacu rero bakita Umutako TV ego okay banza uvugane n'uyu mupapa kugira tubanze twumve uko bimeze umugabo agenda akarara amajoro ari umugabo uza nakwitaba telefone ubwanjye kandi nawe ari indaya agakubita yamara gukubita muri make yantesaga mbese ahantu hose urabona ko mbese ndi umugore ukubitwa ndi umugore ukora reka tugende gace kuki wigeze ubimenyesha ubuyobozi basi bimenyesha ubuyobozi ncuruza Nyabugogo mbyuka saa 11 njya guhangayika narangiza nkasanga iwanjye ni mu nduru aho atari izo saa 4 agakubita ku kibambasi ubu se koko nakubwira ko nabigiye uhe mudugudu abo ba mudugudu birirwa basangira izo nzoga zabo nta hantu nabimenyesheje gusa ngewe ibintu byanjye bigomba kugaruka ahubwo mu makanya mpamagara umuganga wa Gakondo reka nanjye ngira ikibazo mwibariza nk'Umutako TV barakoze ndabagenzi bacu ndifuza ko twanyarukira hanze gatoya kugira tuganire gatoya ako turabanza kukubaza ikibazo kimwe uwo muganga ugiye guhamagara ni umuganga ushobora kuba yagufasha iki umuganga ngiye guhamagara iyo mbwa n'ubundi twari tumaranye imyaka 2 ndashaka ko angaruriza ibintu byanjye ni iby'agaciro ufite amakuru yuko muganga ashobora kuba yabikemura makuru ni umuntu wanjye dusanzwe dukorana ndetse mwinamurangiwe no mu soko bagenzi banjye baramuzi baravuga ati hamagara umuganga reka muhamagare rwose Dr. Angarurira amurangiwe nande namurangiye n'abacuruzi twicarana dutandika inyanya mu soko Nyabugogo okay tujye hanze kugira tubashe kumenya uko bimeze reka tumubarize hanze umuganga wawe umuganga kugira ngo kiraho parirere kugira twabanje umugabo wawe urumva nta kibazo kibirimo nta kibazo mbifiteho kuko urumva umugabo ugeze aho agatwara uburiri ni ibintu biba bibabaje muraho aza mucecekeho gato muraho yewe ni wa mushuti wawe wa undi witwa Soso umugabo yanyimuye sinzi icyo mwamfasha muga hanyarukire rwose ndagushaka muganga mwiriwe neza ku murongo wa telefone uyu ni Umutako TV muvugana yego uyu mubyeyi yagize ibibazo byinshi bitandukanye nyuma yo guhamagarwa avuga yuko yibwe n'umugabo kandi uyu mubyeyi yari mu kazi ego nago turi twenyine hari n'ibindi bitangazamakuru byinshi bigiye bihari reka tuguhe ikindi gitangazamakuru mbere yuko wenda mwebwe mwamugiye kuza ese koko ibi bintu bishobora kugaruka mama buretse kurira bishobora kugaruka reka tuguhe ikindi gitangazamakuru bagenzi bacu twumve ari abantu bakuru wenda uyu mugore yawe ikibazo gikomeye aravuga no kure yangana ibingibi wenda si ugutuburira abanyarwanda biragaruka koko tuvugishije kuri muganga biragaruka birasaba ko reka tuhagere nta kibazo biragaruka okay Soso murangire bakwita Soso ndi hano ku kivumu niho nuye aharuguru umuhanda uzamuke kaburimbo wenda kuyimara umwana araza gutoreka umuhanda rwose sawa ngaho kwakwanye rwose mama reka tujye hanze tugire ibyo tukubaza tubaze n'abaturanyi banyu ko ibi bintu byagenze
ahangaha turi ibintu birakomeye cyane, ibintu ntago bimeze neza, ibintu ntago biba bimeze neza mu buzima bwa buri munsi. Reka tubanze duhamagare uyu mubyeyi tubanze tumenye ngo bimeze bite. Mama gwino tuvugane nawe gato, ihangane gatoya, ihangane gwino mama, ihangane kabisa kandi biraza gukemuka. Mama gwino tuvugane gato, gwino tuvugane. Mama umva egera hano hino, byagenze gute? Njye barampamagaye mvuye ku kazi nsanga banyimuye rwose, mumbabarire. Reka yicare. Byagenze bite? Uyu muturanyi wanjye Grace arampamagaye, akazi ndagasize, nsanze udufaranga twose yatwaye, ibintu byose yantwaye 20,000, atwara uburiri, atwara akabati, atwara intebe. Mwemuretse byose byananiye no kwifata byanze, mumbabarire. Ninde waguhamagaye? Ninde waguhamagaye? Ni umuturanyi wanjye. Wahamagaye umumama naze hano? Ni uyu muturanyi wanjye. dore nguru n'urukweto rwasigaye. Icara gato mu byo twabonye aruko twushobora kuganira. Byari byifashe bite? Dore umugabo yaje pa n'imodoka hariya, abaraje ibintu byose arapakura n'inzembe, yamusigiye cyakoze inzembe gusa n'urukweto rumwe. Abagabo b'imbwa barahari n'ukuri. Uyu mugabo yari asanzwe ari umuhehesi, umuntu ariba umugore. Uyu mugore yari uwa kabiri, twe twaramubwiye ati uyu mugabo wawe rwose niko akazi kiwe, yimura abagore be, ahora yiba abagore. Uyu ni uwa kabiri ateruye ibintu. Wese muri aka kanya ukibibona niwagize ngo wenda bagiye kwimuka? Jewe nagize ngo bagiye kwimuka, mbona umugore ntawe. Iki cyatumye uhamagara uwo mudamu? Nuko twabonye afashe imodoka berekeje bagiye, asizemo ni imyenda y'umugore gusa. Abari nyuma mwihangane. Yego, ubwo rero twamuhamagaye haciye isaha imwe, tubona araje ngo iyo mbwa ngo yagiye he. Cyakoze abagabo b'imbwa barahari. Niki nta kintu mushobora kuba mwabajije uwo mugabo arimo gusohora ibintu? Yaje atatuvugisha, yarakaye. Wenda tugusanze ahangaha upfana ikintu uyu mumama? Wenda umuturanyi, njye nari ndi kumwe n'umushyitsi wanjye. Reka tubaze umushyitsi uko yabibonye. Ngo iki mama, bimeze bite? Byandenze mundeke. Turi abanyamakuru. Dore mwabantu mwe, nenaje gusura umushiti wanjye, ni umuturanyi w'uno mumama. Mu gihe twicaye turi kuganira, dufite twicaye kuri aka gasimu, tubona umuntu arinjiye. Urumva ntabwo wakwivanga mu by'umugabo n'umugore, kameme twumvaga ko ubwo aje nyine wenda barimutse, ntago yari tujye tuvugana kuva yajya ku kazi. Uretse gato tuhamagara umuganga twese, reka twumve ikibazo kira. Tubona aratera ibintu byose arimutse, ariko nkaba twe turi kuganirira n'abaturanyi bandi, nabo barati nyamara ntago Jalas ari kwimuka bisanzwe, arimuka kubera umugore. Si duhamagaye turi kwase ko mwimutse mutatubwiye tubimure. Uyu mugenzi wanjye naje gusura Grace niwe umuhamagaye, ati se so biti, ati se ahubwo arimo arimuka gute, byagenze bite? Tutiratabara, arakwimuye birarangiye nuko ngayo nguko ko umugabo ateruye ibintu byose. Mama shiraho parire twumva uwo muganga aho bigeze. Ndabona atari kunyita, ubanza yateze mutu, naza mfashe iyo mbwa ndayereka ngarurira ibintu byiza. Agomba kubikora. Reka nk'Umutako TV muze gato mbabaze gato, nkamwe mwari muri ahangaha, amakuru yanyu ni meza papa. Ahangaha byari bimeze bite? Nge ndi umuturanyi nyoye hano inyuma, urimo kumva umugabo arazanye imodoka, ego arayizanye aparitse ahangaha, araje asohoye ibintu, twe turaje nyine nk'umuturanyi bisanzwe tuvugana, ati se kuri kwimuka bigenze bite? Turi kwimuka n'umugore wanjye, tugiye kwimukira ahandi. Se niye ko mutatubwiye dusanzwe tubanye neza, mwimutse tutavuganye bigenze bite? Bose n'umugabo ari umuniga wacu, twe dutuyemo hano inyuma. Urumva umuturanyi ntabwo mwarika kuvugana, arubwo se byakunda wapi? None araje we yapakiye ibintu, none turavuga ati se kubera yabikoze uwa mbere, ati none ka tubaza umugore, ati se murimutse koko tubimure? Reka duhamagare na bagenzi bacu, buretse gatoya, reka duhamagare na bagenzi bacu twumva ibintu byose. Ahita yijyana imodoka, twe ntabwo tubashije kugira gute kumukurikira. Twe tugejeje kuvuga ati reka tubaze umugore ahantu bimukiye,
natwe tubimure kuko urabona ko hasigayemo dukeya mu bisanzwe mwabibonye hasigayemo dukeya none turabatereka tumwimure tubaze umugore ati se kuko murimutse kubyimura oya yazanye abahungu be baribyimura yazanye imodoka n'abantu biwe bahita babyimura rero twe turavuga ati ko yabikoze uwa mbere ubu n'umugore wa mbere akaza agasaku mwebwe mwaketse yuko ashobora kuba yimuye umugore nk'uko yabikoze ku bwa mbere urimo kumva mani none muganga yaje mudukurikire mwe mugumye aho ngaho muganga mu buzima bwa buri munsi ibintu byose ntabwo bikomeza kugenda neza. Hamagara wa mubyeyi mwahamagaye, hamagara uriya mubyeyi wanyu. Uyu ni Umutako TV, ibintu biba bigoye cyane, ibintu byakomeye. Mama umva, mama katukubaze gato, muganga ageze ari mu korose arambwenga arahageze, araje mu kanya rwose angaruriza ibintu. Ndumiwe mwabonye ko nta kintu nsigaranye, ubu ni ukuvuga ngo ni ubutenge, imyenda myiza, style nziza zose yazijyanye, ndahangayitse rwose. Katwumve gato we byari nibye ntabwo byari gukunda wamuvoye ngenda pakiye mina bimwe wamufashije inzigo njye namwimuye narinzi yuko ari bya bindi bisanzwe turi kwimuka kuko nuwa mbere niko byagenze kuko ariko byagenze ubwa mbere umugore yagiye ku kazi noneho ngewe ndi kwimuka mumfashe dushyemo ibintu mu modoka. Urumva se bari kubwira kandi ari umuntu wawe ahubwo twe turatekereza dusigaye ngaha turatekereza ati se yaba bigenje kwa kundi kwa mbere uduta tubyibuka turabaturanyi beza y'umugore wiwe kurana n'umukobwa igihe ntabwo namagara umukobwa urumva yabigaragaye nabi ndaba ndi umunyamajajwe mpita mbwira umukobwa wiwe n'inshuti ye babahamagaye umugore ntabwo murimutse aho kugira ngo basubirane koko wapi niyo mpamvu aje iki azi igitaragaye ushaka kubona kugira umugabo byibura afata ibintu by'umugore abyimure, urakeka yuko bashobora kuba bapfuye? Uriya mugabo niko asanzwe ameze, Jarasi niko ameze, we akunda iki? Abagore benshi. Ni ukuvuga nimba abanye n'umugore wiwe ashaka kuba banamuhaze akaza n'undi, ni nako bwa mbere byagenze. Ubundi ese itone gato mbabaze, turifuza kugaragariza abanyarwanda bose bakurikiye izi nkuru, hari ibintu biba abantu bakavuga ati ibi bintu ntago ari ibyanyabyo, ati ibi bintu ni ibintu mwateguye, bitewe n'abantu benshi bagiye bakora ibintu byinshi bitandukanye ugasanga abantu ntago barimo kubiha agaciro. Namwe mwari muturanye n'uyu umuryango wa Jarasi, ese nkamwe nk'abasore ndabona mukiri batoya cyane ko nanjye ndi mutoya, ntago mwamufitanye connection n'uyu mugore wa Jarasi mukaba na mwamuteretaga bigatuma yenda umugabo nafata ibintu akimuka mugamagara itangazamakuru kugira tuhagere? Turabaturanye gusa, turabaturanye mu baturanyi, wumva udukuru tw'abaturanyi nyine dusanzwe. Muganga yaje, tugende tubanze turebe. Aha nkiriwe neza turi abanyamakuru, mureke manze nkora akazi rero kanzanye ubwene tubivugane nyuma byaba byiza, nibigaruka ubwo murabibona nibitagaruka nabwo murabibona. Hari umubyeyi uguhamagaye avuga yuko umugabo we yafashe ibintu akabyimura mu nzu, ibintu akaba yabijyanye, yitabaza umuganga gakondo nk'ushobora kuba yamugaruriza ibintu. Twebwe ku giti cyacu nk'Umutako TV baduhamagara, twasanze bagenzi bacu dukorana nk'abanyamakuru, urabona ko turi benshi cyane. Ndagira ngo mbanze menye, ese ibi bintu koko umugabo arabigarura? Nicyo tugiye gukora, nukubanza kureba uko situation yifashe, habaho gusuzuma kugira umuntu amenye niba koko ibyo bintu biri bugaruke, nibigaruka ndabona namwe muhari ubwo muramo bireba. Niba nabanga bakwita muganga nde? Nitwa muganga Muramira. Muramira niryo zina nazwe n'ababyeyi. Muhe akayira muganga, gwino tubanze turebe ukuntu hano byifashe. Mama reka muganga mfasha ikintu cya mbere nshaka kumfasha, ndashaka ko ibintu byanjye bigaruka rwose. Ugende urebe mu cyumba, mugume hanze kandi itangazamakuru tubanze tumenye uko byifashe. Mama injiramo turebe.
nawe uburiri yatwaye nagira ngo basabe nk'abanyamakuru yego burya kiba kihutirwa no kugira ngo dufashe abatwitabaje niba mwaba mumpaye akanya kugira ngo tubanze dufashe uyu mubyeyi mu kibazo yagize ubwo ni mu nkenera tumaze kubona ko ibintu bikunze turaganira ntacyo bitwaye. nk'Umutako TV hari ikibazo nifuza kukubaza kuko hari abantu benshi bavuga ko ari abaganga bagakondo. Ese uyu mugabo ku ikosa yakoze hari ukuntu hari abaganga bashobora kuba bafasha abantu bakaba babakiza ibibazo bafite cyangwa bakabikemura. Ese uyu mugabo niba ugiye kugaruza ibi bintu ntabwo uyu mugabo ari bugira ikibazo cyo kuba yazagira ingaruka mu buzima kuba agaruye ibi bintu cyangwa kuba yapfa? ni ukuvuga ngo icyo tuba dukora ni ugukiza ntabwo ari ukwica ntabwo yapfa kandi dufite imiti. Icyo tuba tugiye gukora ni ukugira ngo niba yasahuye umugore turagira ngo abigarure nta kindi kintu. Muganga turi hano nk'itangazamakuru dushaka gusobanurira abanyarwanda kuri iyi nkuru tumenye idutunguye ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye urabona ko bahari. Ahangaha turi gukurikiranwa n'abantu, turi kurebwa n'abantu, abantu bashaka kumenya ati se ibi bintu bimeze bite. Ese muganga mwatwe nk'itangazamakuru nk'Umutako TV icyo nifuza kumenya ni ikintu kimwe, ibi bintu tugiye gutera kamera twese nibitagaruka muganga urumva iyo umuntu akoze igikorwa arakishyurirwa nibitagaruka ntabwo ndamwishyuza. Mama gwino gato tukugira akabazo tukubaza na muganga ubundi tubone kuba akanya ugira icyo uvugana na muganga sibyo? Mubikora mu buryo bw'ibanga twe ntabwo tuba duhari. Byaba byiza mubaye mudahari. Nta kibazo mama gwino gatoya. Okay mama umva ngubwire. Mama umva ngubwire. Ku kibazo umugabo wawe yaguteye akaba yasohoye ibintu byose byo mu nzu akabyiba, ni ikihe cyizere ufite cyuko uyu muganga tumaze kubona amaze kutubwira ko yitwa Muramira, ufite ikihe cyizere cyuko ari bubigarure? Icyizere cya mbere mfite nuko abagore dukorana mu isoko rya Nyabugogo aribo bampaye amakuru kandi si ubwa mbere na akazi ke abikora. Ndamwizeye rwose agerageza mfashe rwose hari udufaranga ngiye guhamagara bampe ariko rwose ibintu byanjye bigaruke. Sawa reka tubashimire cyane mwebwe mukurikiye Umutako TV. Ibintu biracyakomeye cyane. Hanga turi mu kibazo cy'umugabo umaze kwiba umugore we, ibintu byari bikomeye cyane. Reka tubanze turebe ibyo bagiye gukora turaza kugaruka mu kanya. Ariko reka twegere hariya tubanze tubaze n'abaturanyi ikindi kintu cya nyuma wenda. Umusaza wigenda gwino nawe tukubaze bari kujya bimeze bitewe hano hantu nta mateka kabisa bro. Ngiye ndi kwibaza ahubwo ibi bintu byagenze gute kabisa. By'abantu ntabwo ndi kumva ibyari byo kabisa. Uburyo umugabo yifata akiba umugore we, ebana umugabo ari gukorera amafaranga, umugore aba ari nk'umwari w'urugo. Nje ntabwo inyuma ngiye yabizaniye ngiye ngenda bizi cyane mbihagazeho Muramira yewe ni umuntu w'i Rwanda akora ibintu by'umuco nyarwanda arabizana nubwo njye nafashije mpakira yarabigarura ngiye gusa nangaruze avuga ngo nawe wabafashije. Buretse gato tukubaze hari inkuru nizeye neza umudamu amaze kuvuga yuko ndabona barimo kuzana n'inkoko, ndagira ngo bagenzi bacu mu itangazamakuru mukurikirana ibi bintu. Buretse gatoya mu magambo umudamu amaze kuvuga twamubaje ati se Dr Muramira cyangwa se umuganga umuvuzi gakondo ibintu nibiramuka bitagarutse, umudamu aravuga ati nahawe nimero n'abantu dukorana mu isoko rya Nyabugogo, aravuga ati ninabigaruza ndaza kugenda nago ndi bumwishyuze. Ni ikihe cyizere ushobora kuba ufite uriya muganga? Abantu bo mu Rwanda twebwe dufite imbaraga. Twebwe ni ukuvuga ngo mu Rwanda iyo umuntu yemeje ikintu aragikora. Ngiye nubwo nafashe njye ndi gupakira ibintu nanjye nanukiye insambaza nabafashe ndi gupakira nyana niziko wagambanye nura mugabo muturanyi ndi umuturanyi kandi bwiza. Ntago banyishyuye. Wewe wagiye gupakira ibintu Jarasa kubwira ko yimukiye
njyewe yambwiye ati njyewe mfasha njyewe yagira ngurira akantu nk'inywera ati mfasha muhungu wanjye kuko njye no kumuvomera namufurira njyewe buri munsi hano namufuriraga nk'umuntu urangwa bazaga kumufurira ntago ariyo ntandaro ishobora kuba atumye yimura umugore wenda kuba hari akajeste waba arakoranye n'umudamu we oya rwose uriya mugore nzi yuko rwose yigo ndakunda abagabo ariko yakundaga umugabo gace karimo reka ngushimire cyane ntago byoroshye ibintu birakomeye cyane hari inkuru turimo ariko njye nabonaga bacana nawe turabona muganga yatangiye ndagira ngo mbashimire mwebwe mudukurikirana ku Mutako TV twatangiranye iyi nkuru ndagira ngo byibura tuze kuyisozanya amaze gutangira reka tuze kumenya uko ibintu byari byifashe n'ukuntu ibintu byari bimeze ndabona umuganga afite imiti myinshi igiye itandukanye turaza kumenya se uyu muganga araza kubikemura mu buzima bwa buri munsi ndagira ngo nibutse abagabo ndetse n'abadamu mwibuke mushake mwubaka urugo mumaze kubishyiramo gutekereza guhagije nk'uyu mugabo urabona yuko umudamu amaze kwitabaza umuganga gakondo tuzi ko biraza kugenda turi hano nk'itangazamakuru mu kazi ka buri munsi njye mukiri kumwe ni MC Seti uyu ni Umutako TV ibintu biracyakomeye cyane reka umugabo wanjye yitwa Sebera Jarasi bari tubwiye ese ni Sebera Jarasi gusa ubanza ibyo ngiryo ari by'abo bagore be bamwita naho ubundi ry'iri Nyarwanda ni Sebera rwose Dukurikira abakozi wa Dream TV nababwiye ni abantu bungubu muganga mwihangane kuba tubinjiriye mu kazi tuba dushaka kwegereza abanyarwanda ndetse n'abadukurikira tubashe kumenya ukuri muganga uraza kutwihanganira tukorane ibi byose tumenye ko umuntu ari buze kugaruka biragaruka nta kibazo ubu nabibonye ubu ni wijya ndi gukora namwe murabibona ahari hose nta kibazo ari bugire ikibazo ari bugire rero ari buze guhungabanaho gake mbibone ko ahantu hari ndahita mpabona naho Rem take time greet every person where you stay you know Mutako TV ibintu biracyakomeye cyane urifuza ko bamukorera ibintu byanjye ntegereje ko bigaruka ikindi n'uwo mugabo byibuze nkabona ko ataye umutwe nk'uwo nataye ubu ngubu zisaha urukundo rwarangiye ntago wamarana n'umuntu imyaka 2 ngo uzusanga ibintu byagiye ese mama reka ntago rwose bishoboka mama ntago turanye ntago wabahaye amakuru koko njye ubu ngubu ndumva ntacyo kuvuga mfite korose ntacyo kuvuga mfite abaturanyi bababyiye nibajya kumunzanya ntabwo kubona nta cyaraba mba ndi kumukontorera ku byanjye nkora nta cyaraba hariya amafite ingabo 2 bumuri hari abantu badukurikiye urabona ukuntu uyu mugabo ameze urabona ko arembye cyane urabona ko afite ikibazo gikomeye kandi iyi nkuru twatangiye turaza kuyisoza tumenye ngo ibintu birangiye gute nta cyaraba mba ndi kumukontorera ku byanjye nkora nta cyaraba hariya mfite ingabo 2 bumuri muga hari abantu badukurikiye urabona ukuntu uyu mugabo ameze urabona ko arembye cyane urabona ko afite ikibazo gikomeye kandi iyi nkuru twatangiye turaza kuyisoza tumenye ngo ibintu birangiye gute icyo dushaka kumenya uyu mugabo naramuka agize ikibazo hagati yawe n'uyu mudamu waguhamagaye turaza kugira uburyo twitabaza inzego z'ubuyobozi oya nta kibazo ari bugire niyo mpamvu ndimo njyewe ndi muganga ntabwo babiguteka umugabo wameze kuriya ahubwo aze yacitse umutwe umugabo wose ni umugabo utekereza kuba yakwiba umugore we njye ku bwanjye rwose ndumva yanasara akiruka ku musozi ntamwe muri abantu bakuru ndumva ari umugabo wakwiruka akagera ku musozi mama ugiye kuduherekeza
ugiye kuduherekeza kuko ari wowe uhazi numara kuduherekeza ntabwo twifuza ko umuvugisha turaza kugarukana tubashe kumenya ibintu biragaruka mureba mu maso rwose byagenze gute niki wakoresha kugira ngo iriya modoka ihagarare aho yari igeze ni za mbaraga umuntu aba yarazwe n'ababyeyi mwe mutabasha kubonesha amaso ariko njye mba nituriyemo mba mfite imbaraga ntuyemo mwe mutabona niyo mpamvu ubona kugaruza ibintu umuntu yajyanye cyangwa se no kuba wamuvura umuntu adahari ibyo ni ibintu tubamo buri munsi ntabwo urabona nuko mbigusobanurira ngo nabikoze gutya keretse ubaye nawe wenda uri umuvuzi abanyamakuru bagenzi banjye baraza kwihangana kuko njye mbashaka kumara amatsika abantu bamaze iminsi bavuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka hari ibintu mukora byinshi bigiye bitandukanye ariko dushaka kumenya ati ibintu ni ukuri ese muganga uyu mubyeyi turabona amafaranga hano hasi ndagira ngo buri gitangazamakuru kiri hano cyangwa se n'Umutako TV tubashe tubonane amafaranga mwavuze ati ni inzoga z'ababyeyi turabona ufite agacuma iyo nzoga y'ababyeyi aya mafaranga iyo birangiye ajya he aya mafaranga ubu ni umutungo wanjye n'ababyeyi kuko ari umurage nasigiwe nabo ubwo hamwe basize bakurembe murakoze cyane ntabwo twigwizime mu magambo mama tugiye kugenda turashyiraho kamera uyu ni Umutako TV reka ngushimire we twatangiranye iki kiganiro ibintu birakomeye cyane tukimara guhamagarwa ibintu byari bigoye hano byabuze gica reka tubanze tumenye hano n'abantu baracyari hanze cyane mwagiye mu madirishya uyu ni Umutako TV reka ngushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi ibintu ntabwo byari byoroshye ahangaha turi ushobora gukeka ngo byagenze gute ushobora gukeka ngo ibintu byatewe n'iki reka tugiye kwerekeza tugiye kureba umuganga gakondo amaze kutwereka uburyo umugabo ndetse n'uwari utwaye imodoka bahagaze ntabwo biri buze koroha reka tubanze dukomeze turebe ibi bintu byifashe gute mama garuka gato uyu mama yararimo kutubwira ati turi buze ngo gukatira ngahantu uyu niwe wari uhari sinigeze mbimenya gusa iryo habara rituye aho ruguru iryo habara muganga yavuze rituye hano ruguru mbese ntago ari kure cyane twagendesha amaguru cyangwa ntabwo ari kure cyane nta kibazo ntago ari kure tuzamuka umusore atari kubisobanura cyane neza niba nakugoye ibi bintu byatewe kuri we ntabwo biba byoroshye gushaka kw'iki gihe ni ibintu biba bitoroshye pe ni ibintu biba bitoroshye gushaka kw'iki gihe none se nawe umuntu bafatanije gushaka buri kimwe aho yateretse ngo bagende bashyire hamwe arifata agasahura umuntu w'umubyeyi nk'uyu azi ko yagiye gushakisha nyine bigaragare niko kazi abagabo b'i Kigali mwigize abasilekingi niko twabyita please mwigize abasekingi damu we uyu mugabo wibye umudamu we turi mu kayira turimo kugendana n'abandi baturage nizere neza yuko ibi bintu turaza gusobanukirwa ngo bigeze we waturangiye gwino tuyobore umugore wa mbere nawe baramusahuye yego bigenda uko nguko mu kugenda uko nguko n'uyu nguyu nibyo akoze ariko uyu kuba abaye umugore wuzi ubwenge akaba ahamagaye umugabo tubanze tumenye ngo byifashe bite mama ndabona bimeze bite ubwo yagize please kereka n'ubundi aho wibyibuza dusanze ari kumuka nibyo byabaye so ibyo nawe ntabwo ari byiza twabivuganye na muganga nanone ntabwo ashobora kuba yamuka nyine nibwo bugwa neza bw'abanyarwanda umugabo arafashwa uyu mugabo akaba yagize
tipe namuzanye mwemuretse twumvikane abaturage muri hano mwemuretse hari umuntu wamuhaye nimero ngo njye kumubona niwe wari umutwaye ni njye wari umutwaye uyu muntu byifashe umuntu wamuhaye nimero arampamagara ngo hari umukiriya mpaye wo gutwara muzanye ari muzima none tugeze hano avamo mbona yinaze hano ubwo ndi kumubaza ko byagenze ahubwo se mwe mwamuri bande kugira ngo turi abanyamakuru dushaka kumenya bimeze bite kuko uyu mugabo yari amaze gusora ibintu byose mu nzu yari amaze kwiba umudamu we rero umudamu we yitabaje umuvuzi gakondo ngewe yampamagaye ashaka ko mutwara umva mama hamagara uriya muganga arekere kuko ntabwo dushaka yuko ibibazo biraza gukomeza urabona ko na leta yavamo umugabo wiba bamugira uko nguko n'uyu nguyu rebera ibi nibyo byashobora abagabo bose bishobora abagabo bose hamagara uriya muganga ntabwo basongera oya mureke tumukubite oya ibyo ntabwo ari byo twagiye bamukubite oya ibyo uyu mugabo urabizi nk'umuturage uri hano njyewe ntago nari mbizi neza ariko gusa wajyaga babimbwira tu sawa mama hamagara wa muganga shiraho parireri tone gato wadutabaye muganga abaturage muceceka twase kumva ibi bintu uko bimeze muganga wa mugabo wibye madamu we twamugezeho n'umudamu we oya ibi bintu birimo kuba ndagira ngo mudufashe kuko aracyacitse intege turamuzana gute kandi ubona yuko ameze nabi wowe wamurekura gato tukagira tubabarira udufashe basi byibuze umurekureho gatoya nawe yigirira isura reka tuve muganga ntabwo yiruka hari abantu benshi hari abaturage benshi musubize muri gahunda ze z'ubuzima mu gihe kingana gute amasegonda dufashe umva muganga nyarutse rwose kugira tubashe umva bimeze bite wowe uyu mugabo njyewe nabonye ngafata ibintu afata ibikapu agira gute ntago njyewe nari nzi ko yibye nuko mbonye nyine azanye n'abantu bahurura ngo yibye rwose nanjye nagiye kubona mbona yikubise hasi nyine abaye gutya ntago nzi ukuntu byagenze urakoze cyane mama umugabo yitwa nde yitwa nde umugabo wawe Jaras Sebera Jaras nkonguki Jaras Jaras irindi yitwa nguki mama urakizi ni igisambo kibiti Jaras okay Jaras agateja ariko niba ntabwo yiruka ariko buriya wasanga hari ikintu yari yapfuye n'umugore kugira ngo nyine ibi byose bibe umugore yari ari mu kazi ntago bibaho ntago ubundi ibintu biba hari impamvu buriya umugore nawe wasanga yari afite ikibazo ahubwo n'umugore nawe mu mucungi wasanga nawe none se ubwo urumva umugabo yapfa gufata ibintu bingana gutya agapfa kwikorera agapfa kugenda wasanga bari bafitanye ikibazo mu rugo cyangwa wenda mu cyumba bitagenda neza reka tubashimire cyane mama ushobora kutwemera tukavuganaho gato ahangaha habereye ikibazo tumaze gufata umugabo wari watwaye ibintu by'umudamu edere madamu we nguriya ngo batabaje ngo abaganga gakondo ese niye nama ushobora kuba watanga ku badamu bakurikiye Umutako TV kuba abagabo barimo kugenda ndetse kandi ugasanga babibye n'ibintu byo mu nzu
ni ukubarenganura mukabarwanira ishyaka nyine mukabasha kubavuganira kugira ngo babashe kubisubizwa. turabona uri umubyeyi mukuru uko biri kose urubatse ndubatse. hari imbaraga wakoresheje kuba ukiri kumwe n'umugabo wawe kuba uri kumwe n'umutware wawe ese niye nama ushobora guhereza abadamu bakurikiye iri tangazamakuru? ni ukubabwira bakabasha kuba babasha kubagira inama bakajya bajya inama mu rugo rwabo kugira ngo be kuzajya babasha kubaca inyuma bakabaha ububasha bwo kubasha kwihanganira ibibabaho bakabasha kumva ko bagomba kumvikana bagashyira hamwe mbese icyo bakoze cyose bakagishyira hamwe. Imana igumugisha cyane mama. Ibi ni ibiciro urimo kuduhereza? Oya rwose warujyanye ibintu by'umugore wawe mwashakanye use nibyo ko oya nabona imbijyanye warujyanye kundi mugore ariko ufite undi mugore uyu mugore twarananiranywe kandi ntago nakomeza kugumana nawe. Iki cyatumye usora ibintu mu nzu yawe kandi ukabipakira n'imodoka kandi umudamu wawe yitabaje imbaraga nyinshi zigiye zitandukanye utamubwiye ndetse ugasezera n'abaturanyi ibi bintu byose wabitewe n'iki? Oya mumbabarire reka turebe niba umushoferi wari ugutwaye ari he? Ntabwo mbizi. Umushoferi wari utwaye umugabo turashaka yuko reka mbaze gato wenda uyu mushoferi shoferi ahantu mwari mwaturutse wahabonye? Nahabonye. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo ubundi uko abibonye kose nuko byagenze kose uyu mugabo amara gupakira ibintu mu modoka ye yakubwiye ko yarimo kwerekeza he? Yambwiye ko yerekeza hano Kimisagara hejuru kuri National. Yarakubwiye ko yimutse? Yarambwiye ko yimutse. Abaturage muyamanetse gukubagana kuri iyo modoka nuko rero uyu mugabo rero ibi bintu urimo kureba yabyibye umudamu we kandi umugore we yitabaje abaganga gakondo cyangwa se abo bita abapfumu. Ubu turifuza ko ibi bintu mushobora kubisubizayo kuko natwe ubu tuvugira nga dufite ubwoba bwinshi cyane kuko natwe ushobora kutugira ingaruka bitewe n'ibyo tumaze kubona uriya mupfumu amaze kuba yamukorera. Ese wadufasha ukamusubizayo? Ndahibuka. Nga ati imodoka murebe uburyo twagenda. Turacyari Umutako TV hano ibintu biracyakomeye cyane. Aha mama murishimye? Turishimye ni ukuri kw'Imana uriya muganga ahubwo sinzi uriya muganga yubahwe. Ngwango iki? Jana byite hejuru ahubwo atazakongera akabitwara. Uriya muganga yubahwe arabigarushe arabigarushe. Ibyishimo ni byinshi cyane ku baturage. Mama ufite ibihe byishimo? Mfite ibyishimo ko mbonye ibintu byanjye ariko umugabo simukeneye afata ibintu bye yigendere. Nawe nkeneye rwose ntabwo bishoboka rwose ndabizi nk'abanyamakuru muzi ko mugomba kuvuga ngo aho yaciye ntihaca urwango ariko rwose ntawe nkeneye gusa ndishimye ariko simukeneye azazinga imyenda ye. Bamwe mu badamu bagenzi bavuze ati umuti wo kujya mu bafumu si wo muti wowe kuki wahisemo kuki nicyo kintu cyanyoroheye kuko nari kumufungisha n'ibintu simbibone. Turabona ufite ibyishimo bitewe n'uburyo wariraga. Niki ushobora kuba wishimiye amasaha kuba uriya mupfumu akoze umuti ndagira ngo ubwire abantu bakurikiye Umutako TV? Njyewe ikintu cya mbere nishimiye nuko ibintu navunikiye mbibonye. Ikinyamakuru bagenzi bacu bari bamaze kukubaza ati se izisa umugabo aramutse agusabye imbabazi ntago ushobora kuba mubabarira? Ntabwo bishoboka mu buzima bwanjye rwose ndi umuntu wihangayikira ndi umuntu wagiye mu soko saa 11 ni ukuvuga ngo narabihangayikiye ndabigura none izo ndaya zaho yari yabijyanye naho ruguru. Abaturage mutanga akayira tubashe kumenya uko bimeze. Mutanga akayira ntago byakunda ntago bishoboka akihana ntabwo yabasha kubabarirwa nawe ukamubabarira. Ni ingeso mama kuko hashize imyaka 2 tubana ariko rero uriya mugabo aranshikije brother. Nimba ari ingeso irakira iyo umuntu yihanye ingeso irakira wamubabarira rero kugira mama reka tubashimire reka tubashe gukurikira modoka urabona ko abana benshi barimo gukoraho akavuyo cyane reka dukurikire ibi bintu tubashe kumenya ngo byifashe bite. Twabafasha niyo mpamvu twese twabakurikiranye. Ndabizeye abanyarwanda twubahwe
biragarutse inshuro ya kabiri akabigaruza ako bigaragara yuko namwe muba mwicaye hejuru y'ibi bintu urabona ko mwishimye murimo kuvuga yego umugabo yakoze ikosa ariko hari ikintu namwe ntago mushobora kuba hari icyo mupanga n'umudamu uriya mugabo dupanga nawe niba uturanye n'umuntu turi abaturanyi beza twebwe reka tubashe kwerekeza mama turifuza ko mwajya imbere tukabasha kujyana n'imodoka kimwe nk'uko muganga yavuze ati ataza kuducika sawa murakoze cyane uyu ni Umutako TV ahangaha turi habereye ikibazo gikomeye cyane ngira ngo urabona yuko uyu mugabo yaramaze kwimura ibintu uyu mugabo umaze kwimura ibintu yaribye umudamu we nyuma yo kwiba umudamu yitabaje umuganga gakondo ahangaha turi rero turi Kimisagara ahantu bita ngo ku Kivumu ni ku Kivumu hano ni ku Kivumu ahangaha turi rero urabona yuko imodoka aribwo irimo gusubira inyuma isubira gutanga bya bintu aha shoferi ako shoferi hano mwageze gute ahantu twahageze umugabo yarambwiye ko ariho agiye kwimukira hari umuntu wamuhaye nimero zanjye ngo mutware turavugana byose turagenda turapakira yarambwiye ko ari hano agiye kwimukira ngo ahantu bita ku Kivumu haraguru y'amashuri reka tugende gake kugira tubashe kugendana namwe ahangaha habuze gica ibintu biracyakomeye twakoze urugendo rutari rworoshye twakoze urugendo rwari rukomeye twakoze urugendo rwabangamiye abantu benshi cyane uyu mugabo ngira ngo mwamubonye yaramaze kujyana ibyo mu nzu yabanaga n'umudamu we ariko umudamu yitabaje umuganga gakondo cyangwa se umupfumu ariko ubu tuvugana ibi reka tubashimire mwebwe tubana mu buzima bwa buri munsi uyu ni Umutako TV watarakora subscribe wibuke gukora subscribe like comment and share kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira nge mukiri kumwe ni MC Setire kanshimire timu turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma ibintu biracyakomeye cyane ababyeyi mureka kudusiga ngo iki imodoka ica umuhanda wose kugira ibikoresho by'umuturanyi wanjye bitabura nuko bimeze kubera yuko ari agasuzuguro k'abagabo ubwo rero iyi modoka ica mu muhanda koko turishimye ntabwo mwabyumva ahubwo uyu muganga nk'uko abantu bagenda bavuga ko Imana ikora ariko n'abadogiteri Kinyarwanda nabo barakora mama urabona yuko imodoka irimo kuza ibi bintu ndagira ngo ubwire abantu badukurikiye ubyakiriye gute kuba usubijwe ibintu byawe byari byabuze nejeje ndumva ntuje no mu mutima wanjye kuko ni ibintu byanjye navunikiye ubwo rero ndumva nta kindi nakongeraho kandi mwanakoze kudufasha mbese umuntu ndi gushimira cyane n'uriya mudogiteri wanyegereye ndabizeye cyane rwose no gukizwa biri kure komeye cyane abantu bafite ibyishimo byinshi cyane abantu bishimye cyane ahangaha uyu ni umugabo wari wamaze gutwara ibintu by'umudamu we ariko umudamu yitabaje abavuzi gakondo ngira murabona yuko imodoka imaze kuhagera hari haruguru murimo kuhabona umukobwa uri hano yambaye agatenge k'icyatsi ndetse urabona n'undi mumama wambaye inuza y'igitenge uyu niwe mudamu w'uyu mugabo Jaras rero yamaze gusora ibintu byose yabijyanye ariko tuvugira ibintu byose bimaze kugenda neza ni umunezero dore bigarutse aho byavuye nge ndishimye ndanezerewe ahubwo aba baganga barakaramba barakamara imyaka nk'igihumbi none se iyo bitaza kugaruka wari kugita ku muganga birumvikana cyane kuvuga yego kuvuga ati niba abantu baza bateka imitwe ariko biragarutse intebe imeza murabibona ni ibyishimo rwose ku banyarwanda reka ngira ikintu mbabaza mama nagwe no tubwire itangazamakuru ridukurikiye ahangaha ufite ibihe byishimo abana muve mu nzira ufite ibihe byishimo kuba uyu mugabo agaruye ibintu byawe kuri kw'Imana ameze neza kandi ndabashimira ko mwabashije kubimfashamo
na dogiteri yakoze ubu sinzi ikintu ngomba kuzamwitura naho uwo mugabo we ntagende ntawe nkeneye namvire mu buzima. Nkawe watabaje umudamu we na muturanye ufite ibihe byishimo? Ngewe ibyishimo mfite nta kuntu wabona umuturanyi wawe abayeho nabi. Ibyishimo mfite nuko abadogiteri ba Kinyarwanda bakora, urabona ibikoresho by'umuturanyi wanjye biragarutse, tugiye kongera tubaneho neza. Hari ukuntu abagore basenya ingo za bagenzi babo, dushobora gusanga nk'uyu mugabo yafashe ibikoresho akabijyana, ariko hari ikintu wenda wahuriragaho n'uyu mugabo ugasanga no mu kugenda no mu kuba atwaye ibi bintu ugasanga niwe ushobora kuba usenyeye uyu nguyu. Hoya abadogiteri se ntibakora nabyo yabikora akabibona, ahubwo uyu mugabo ntago yararaga mu rugo, ntago yabaga muri rugo, ahubwo aho kugira ngo aze akaza mureshyareshya ariko akajya muri fone ngo zabakorodina nimba ari bakorodina ntago mbanza baribo nuko madamu ababizi. Mu buzima busanzwe uyu mugabo Jaras wabonaga abanye gute n'umudamu we nkawe mu buturanye mu gipangu? Uyu mugabo nahaha mu rugo, umugore ni uhaha cyane ko yatubwiye yuko acuruza Nyabugogo. Aracuruza muri Nyabugogo, yaba atagize icyo akora, njyewe nk'umuturanyi nangize icyo mfite tugasaranganya. Mama gwino hano wegera abadukurikiye. Umugabo wawe ngo uyu muturanyi atubwiye yuko umugabo atajya haha nta kintu ngo yaguhaga. Mu by'ukuri rwose nkuko nakubwiye ko nkora mu soko Nyabugogo, nge ndi umucuruzi, byose nabyitahaniraga cyangwa se nanyuzagamo wenda twaba twakundanye, urabona abantu bararana hari igihe bakundanamo akajugunya ibyo bibiri, kandi namwe murabizi ngo rw'iki gihe ntago wahaha bibiri nta stoke ufite. Ko atubwiye yuko yajyaga gukubita kututabimenyeshaga ubuyobozi? Nakubwiye ko abo bayobozi ari bo bambere basangira ubwo buyoga yirirwanwa. Alright, bakozi wa TV reka muganga aracyari mijyane. Uyu ni Umutako TV, reka tugushimire wowe tukiri kumwe ahangaha kuri iyi nkuru. Mwadufasha noneho nk'abaturanyi tukaba twavana ibintu mu modoka, mudufashe kuko ntago dushobora kuba twabona abakarani cyangwa se abadufasha kuba twakura ibintu mu modoka. Ndabona umugabo nta kintu arimo kutubwira, ariko wenda turaza gukomeza tugerageze. Icyo twifuza nuko turaza kuva hano dukemuye ibibazo. Reka tubonye hano umukecuru, reka ngira ikintu mubaza. Mama, ngende umunyamakuru, hano habereye ikibazo, hari umugabo wasohoye ibintu arabyimura atavuganye n'umudamu we. Ese icyo kintu ndabona wowe uri umubyeyi mukuru, icyo kintu ushobora kuba wakivugaho iki mama? Atanamubwiye urumva wabivuga ute? Urabona ko yafashe intebe, yafashe matora, ibintu byose arabijyana, gusa kugira ngo ibi bintu bigaruke wenda tugusobanurire neza kugira utanga ibitekerezo ku bantu badukurikiye. Umugore yitabaje umuganga gakondo cyangwa abo bita abapfumu. Ese niye nama watanga? Uri umubyeyi mukuru, warubatse, warabyaye, ariko hari aho ugeze kugira ngo urugo rwawe rukomeze rurambe paka igihe cyose Imana izakubwira ati gwino mwana wanjye. Niye nama watanga ku bantu bakurikiye Umutako TV? Yanze kutuvugisha, yanze kutuvugisha, ngibyo ntabwo ntabwo nshyigikiye gutandukana. Umugore yavuze ati nta kimushaka burundu, ngo nashaka agenzi kunsuka. Uyu niwe wavuze ngo ntashaka umugore. Umugore we reba umugabo yanze kuvuga. Vuga neza. Burase yavuze. Twongera tujyanye. Mama, murakoze cyane. Ko byagenda kose hari ikibazo buriya. Ariko nabo umugabo nyamugabo nyine asobanutse. Umugabo n'umwana mubi cyane. Abo umugabo nyamugabo. Ndabona ibintu barimo kubisubizayo. Ariko guceceka ntabwo ari umuti. None se kuba muhageze muri abagabo bagenzi be ni ukuvuga yuko nta kizere bafitiye. None se ababwiye ntabwo mwamufasha ikibazo kigakemuka aho kugira ngo aturugo. Alright, arakoze cyane. Mama, urakoze cyane. Ukomeze gahunda zawe, urakoze cyane. Sibo muti. Ibintu biracyakomeye, ariko reka turaza kumenya ngo byifashe bite. Boss. Yanze kuvuga. Papi, ibintu birakomeye cyane. Ibintu byakomeye hano umugabo akaba yanze. Mama, twe turi abanyamakuru, uyu mugabo urimo kubona wubitse umutwe n'umugabo wasohoye ibintu arabijyana. Amaze kubijyana, umudamu yahamagawe ari mu kazi. Amaze guhamagarwa umudamu ari mu kazi, umudamu yakoresheje imbaraga z'abapfumu cyangwa se abo bita abavuzi gakondo. Turege ngo tubabwire wenda nk'abaturage muri izi karitsiye, niye nama mushobora guha
abantu kuba umugabo ashobora gusohora ibintu mu nzu akaba yabitwara? ahubwo mugeza neza ko bamashije kubimenya mukaba munabifashe mukaba mumashije kubimwaka mukaba muhagarikaho agize nabi ni umugabo mubi rwose ntabwo ari umugabo. Urabona ko yanze no kuvuga? Yanze kuvuga urasi ibyo arimo kubihisha yanze kuvuga yanze ko mufotora ibyo byose murabona atari amakosa atarimo kugenda yibongerera n'ibindi birakomeye bimeze nabi n'ukuri bimeze nabi pe n'ukuri ni bibi cyane ni ingeso mbi cyane izo ngizo arashenye n'ukuri. Ngo yaratwaye miliyoni yuzuye ahubwo burange ndura mugore nahita nibanira n'uriya muganga bikagira inzira n'ukurengera. Reka turimo kwegeramo imbere tushaka kumenya ngo ibintu byifasha bite, ni ibyishimo byinshi cyane. Urabona yuko intebe zamaze kuhagera, amagaze yamaze kugera ahangaha, ngira ngo gaze murimo kuzibona, haracyari n'abantu benshi cyane. Abantu cyangwa se kucyuri hano rero ngiye mpamvu naje hano naje nsanga mufite akavuyo hanze ariko mu by'ukuri sinzi ikintu cyabaye hano kuko uwo mugabo w'ahangaha twari turi inshuti bisanzwe tubona Jarasi Jarasi uwo nguwo oya nabagira inama yuko ibi bintu kubikora ntabwo ari byiza kuko ibintu ugiye kubijyana urabanza mukumvikana n'umugore wawe, ibintu ntabwo ari byiza kuko ngenda ninzi ko uriya mugabo ari umuntu mwiza. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, ugira umunsi mwiza. Reka tubashe kumenya ngo ibintu biraza kwerekera he. Urabona yuko ibintu bitoroshye cyane, bibaho isomo ntibazongere pe bagabanye kuko ubu ngubu ni ubuhemu bugaragara buri mu maso y'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi uwo ari wese. Bibaho isomo rero, ibyishimo byo twabigize kuko kubona ibyo wavurikiye rwose bigaruka ni ikintu cyiza. Wenda iyi story iri ku mugabo ariko ari n'abakobwa babikora. Usanga umugabo yageze wa Tanzania mu isafari aragarutse umukobwa ntabwo mbogamira kuri buri ruhande mvuge ngo ni ku mugabo ejo n'umukobwa yabikora, ariko tujye turya akagabuye turya ko twavunikiye, niba twaranadufatanije tutugabane, niba bitabaye ko hagati yacu twembi uko tutumvikana. Nicyo nabasha kuvuga, ibindi byo oya muri societe nyarwanda ntabwo ari umuco w'abanyarwanda, please ntabwo umuco w'abanyarwanda ntabwo ibyo ari. Urakoze cyane, reka twegere mu nzu, ndabona ko tumaze kuhagera. Urabona yuko abantu hari abafite agahinda, hari abishimye ko biracyakomeye. Reka tugire wenda muganga ibintu nkigera hano mwatangiye kumva nk'abati si ibintu nibitagaruka, ahubwo ni mwagira icyo mubivugaho niba mubonye ubushobozi bwanjye aho bushingiye. aha nabone ubushobozi bwawe baguhamagaye ati ariko ameze nabi, gabanya umuvuduko, wabigenje ute kugira ngo abanze atuze mu masekonda niba amasekonda make wabigenje ute ariya byanunguye cyane. Za mbaraga mba namwoherejemo nizo mba mpagaritse. Ubu ko yanze kugira ikintu tuvugisha biraza kugera gute? Bagiye kumunzanira hano, hari icyo ngiye gukora kugira ngo byose bigende neza, tunagira icyo tumusaba. Burya ibintu nawe yagambiriye gukora umuntu babana ntabwo bishimishije ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose. Ntabwo ubana n'umuntu ntabwo wakwishimira ko yagutwara ibyo mwafatanyije gushaka. Nibwo waba uri umusore ubana na mugenzi wawe wese wakishimira ko uwo mwabanaga wataha ugasanga yabitwaye cyane, kaba afite isoni n'ikimwaro ry'ibyo yakoze. Mumwicaza ahangaha icara tuza rambura kano kaguru. Biracyakomeye cyane, ntabwo biri buyanze kuvuga ubu ngubu namfasha akira nkwereke, zana ikiganza. Ubu ngubu none yabavugisha nta kibazo. Ubu yavuga muri bande mwebwe? turi abanyamakuru kandi ni hano ni mu rugo wawe wasahuye ibintu mu rugo wawe warasohoyemo ibintu, intebe zose wazijyanye. Madamu n'umwana bari madamu ashobora kuba ari hanze mu cyumba. Ni iki cyaguteye kuba wimura ibintu by'umudamu wawe? Umugore wawe kuki mushaka kumenya mwebwe? Umugore yadutumije nk'abanyamakuru atabaza mwaze uyatabye nyibeje mwe mukabimbaza. Tugomba kubikubaza nk'itangazamakuru kuko abantu abanyarwanda bashaka kumenya ukuri cyane yuko yitabaje umuganga gakondo. Iyo ibi byose bitaza kuba ntago ibintu byari kugaruka.
oya uheruka ujyana ibintu ibyo bintu byanjye nabitwaye. Niki cyaguteye gusohora ibintu by'umudamu wawe ugafata imodoka ukaba wabyimura? Oya umugore wanjye ntabwo tubanye neza, arambangamira ahantu hose. Ko yatubwiye ko nawe umubangamira. Ikibazo yinjiza abagabo njya musanga ari mu nzu ari kumwe n'abagabo mu nzu, ntabwo nabyihangana kuba mu nzu rero ejo batazanyikira mu nzu. Umudamu yavuze ko yakoze cyane kandi ibintu byinshi byaribye. Niki cyatumye usohora ibyo bintu kandi uvuga ati ntago nakomeza kubana nawe mu nzu kandi ibintu byinshi ari by'umudamu? Niki cyatumye ubitwara n'ugende wenyine? Ese nabo abagabo se bamugurira ibindi nta kibazo. Umugore icyambere yavuze ati wari ubishyiriye undi mugore ku ruhande. Rugwa rubatunza ari babiri. Rwanjye rwanjye nibana ntago mfite umugore. Wajyaga ingo ebyiri. Mfite urwanjye mba mu njyenyine n'urunguru. Nukuvuga ngo wari ufite indizi ku ruhande. Wari ufite ingo ebyiri. Kubera nataga kandaza hanze akanyiriza naza nijoro hanze. Ahubwo none bagabo nahisemo kutajya ndara amajoro hanze kandi umuntu umugabo. None se niki wamukorera umugore wawe kuko yitabaje abaganga bagakondo? Oya gusa niki wamubwira ubu ngubu? Kuko yavuze ati nashaka gusubirana nawe n'ibintu wabigaruye. Nuko bikiri hasi. Ikintu cyambere no kumusaba imbabazi ko nakoze ibintu atabizi. Nta kibazo rwose arabizi ko nta mutima mubi. Kuri wowe amuvugaye neza mwasubirana kuko we nabishaka? Abishatse twazasubirana nta kibazo ariko bitatu. Kandi uvuga ko ufite ingo ebyiri. Oya urugo n'urwanjye ndibana nta kibazo ntabwo. Afite ghetto muri make yawe. Ni ghetto. Ni ghetto. None se kare ko rubanze kutuvugisha wari umeze tumiriwe to muri wowe? Ahubwo se nahageze gute? Ko naherutse ngenda nagarutse gute? Ntabwo uzi ukuntu wagarutse. Bana abantu bahuruye. Buretse reka tukumaze gato. Ubu turifuza kuba twavugisha wenda umudamu wawe akaba yaza mukavugana. Wabyemera? Oya mtisoni nyinshi ntago navugana nawe. Oya turasiga duce mu ikibazo nicyo kintu tubereho nk'abanyamakuru. Babyagarutse birahagije. Ntabwo ushaka kumureba mu maso. Nusubwe izo soni wazigira ari wowe. Ibi bintu wakoze bigwaye iriye somo? Na ikintu cyambere no kubanza ukitondera ibyo ugiye gukora, kwenda no gubukira ikintu. Kandi bujye kwihorera naga ari byiza. Niye nama waha abantu badukurikiye, abanyarwanda badukurikiye abari hanze y'igihugu cyacu, abakora ibintu nk'ibi ngibi agasora umuntu kandi babanaga bakundanaga, niye nama watanga? Inama ya mbere ubanzire ko umuntu agukunda byanyabyo ubone kumushaka ureke guhubuka. Washyizemo amafaranga menshi cyane ariko mu gihe usanga umugabo ari we washema amafaranga menshi cyane, kuki mwifuza ko abagabo banyu ari bo bazajya basohokana imyenda gusa ibintu mukabisigarana? Ibyo kuki mubikomoraho mwishingikirije kuki? Ariko ibyo byose ntabwo twese twabijyamo, hari igihe baba barafatanyije. Sibyo, hari igihe baba barafatanyije wenda kuko umugore we nyine we afite ikosa rye wenda umugabo abibona gutyo, ariko hari igihe baba barafatanyije, umugabo nawe akavuga ati ibi byose ngomba kubijyana, n'umugore nawe akavuga ati ngomba kubyikubira, kuko umugabo muri iyi minsi mbese mana yanjye nta jambo mbese. Reka tugushimire kandi Imana igumuhe namwe. Bashobora kumpamagara kuri nimero yanjye cyangwa se iba no kuri WhatsApp. Bahe nimero yawe. Nimero yanjye ni 0789 07 08 07 08 waramutse unkeneye nagufashije kuri iyo nimero. Si ngombwa ngo uteguze kundeba waba uri mu mahanga waba uri mu Rwanda aho waba uri hose nagufasha. Iyo nimero iba kuri WhatsApp, ushobora kumpamagara, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp tukavugana tukumva ikibazo cyawe cyakemuka, ushobora kuba ufite umwana urwaye cyangwa se nawe urwaye, icyo yakenera gusobanuza nk'umuganga agendanye n'ibintu bya gakondo. Ubwo si ubwo umuntu wabyutse saa 11 ajya gucuruza undi akamwimura, urumva ari uruhe rukundo rwatuma mwicara imbere? Ariko mushobora kuganira nk'abantu bakuru. Ibyo ntabwo mwabitwigishiriza ahangaha kuko dukeneye nk'akagoroba k'ababyeyi byibuze. Umugabo we yavuze ati yagusaba imbabazi, yatuwe tayari kukubabarira. Ntabwo ndamubabarira. Ati wamukingiranaga hanze. Rimwe na rimwe ukazana abagabo mu nzu ye.
urumva ko yabibuza ibyo bintu rero arababeshya iyo umuntu afatiwe mu mafuti ntabura ibyo yireguza kuko gukomanga nka mukinya ntabwo umuntu yagukomangira saa 7 z'ijoro utazi aho yaraye nabo mwari muri kumwe ngo ubashe kumukingurira nta rundi rwango twakundanaga ariko izo ndaya ze nje ntigeze mfatira hejuru cyangwa se nkuko mwaje mukaba mwaduteye hano kuki satampamagariye umuyobozi kandi harimo umugabo ubwo urumva ni ukwiregura by'amafuti cyane rwose kagarutse meze neza wari usanzwe umubonaho izengeso zishobora kuba yatumye atwara ibi bintu usibye ingeso wenda z'ubwo bushukanyi n'abo bashuti be bamushutse nicyo nigeze gukomozaho ikibazo kijyanye n'inyatsi kuba umuntu yakora ntatere imbere kandi avunika cyane anayabona ko yageze mu ntoki ze ariko ntamugirire umumaro iyo niyo nyatsi aho umuntu yaba ari hose tukwaka ifoto tukaba twagufata tukagusuzuma tukareba ikibazo ushobora kuba ari karande ushobora kuba ari n'abantu bakwivangiye mu buzima bakuroga bagutera inyatsi barayiroga ibyo byose turagusuzuma tugasanga barayikuroze tukakuvura kuko ntabwo ari iyo nyatsi gusa mvura nk'ejo ubundi narimo mvura umuntu uri mu Budage afite umwana yabaswe n'ikintu cyo kunywa inzoga ni karande ariko yayimuteye anywa inzoga akanywa itabi akagera aravuga ati ngiye kwiyahura kandi umwana nta kintu yabuze se n'umukire na mama we n'umukire afite ababyeyi bombi ibyo byose ni ibibazo duhura nabyo kandi dukemura usanga umuntu afite pararize ugasanga umuntu ahorana utubazo tudashira ahora akora impanuka ibyo byose hari igihe bari ibyo bamutereza turamusuzumira tukamurebera kugira tugire ko tubimufasha usanga umuntu ahora aribwa mu nda afite ibintu ngo bimugendamo usanga hari umuntu uhorana imanza zitava mu nkiko ugasanga umuntu ahora arwaye umutwe agahorana isereri ibyo byose nizo dukemura muga reka wenda natwe reka tukubaze nk'Umutako TV wenda ubwire abadukurikiye bagenzi bacu bamaze kubaza ibyo bibazo bigiye bitandukanye hari abavandimwe benshi turimo kugenda tubona nk'uko uyu mudamu yagiranye ikibazo n'umugabo we tutari twamenya neza na n'ubu ngubu akimura ibintu hari ukuntu usanga ababyeyi bashwana n'abana babo hari ukuntu usanga abavandimwe bagenda bashwana ugasanga barimo gupfa amasambu ugasanga bararogana ugasanga ibintu birakomeye cyane ese nk'umuntu aramutse afite nk'umuvandimwe we ariko afite bagenzi be bamwugarije kandi bakomoka mu muryango umwe bavuka mu ndimwe ese hari ikintu ushobora kuba wakora nk'uko waza utubwira ati hari tuza ubaka hari imiti myinshi wagiye utubwira hari ikintu ushobora kuba wakora ya miryango ukayihuza kandi bakaguma mu mahoro hatabayemo icyateza ikibazo mu miryango cyane rwose ibyo tushobora kubimukemurira nk'uko mwigeze kumbaza muti se ntari bugire ikibazo cyo kuba yapfa ntari bugire ikindi kibazo mu mubiri mwabonye ko mbirangije nta kibazo agize si mwabibonye ni ukuvuga ngo umuntu afite ikibazo mu muryango aho yaba ari hose ashobora kunyereza ifoto n'amazina ye nkamurebera nkamufasha kugikemura niba ari umutuzo nawe nkushyiramo atiriwe ahagera kugira ngo haboneke umutuzo tugarura amahoro muri ya famiye itameze neza kenshi hari igihe arega bari za karande zabafashe ariko batabizi burya abantu bavuka iki gihe hari ibyo baba batazi kandi ababyeyi baba barabyinjiyemo baraterekeraga bararaguraga ariko kuko batabikomeje ngo batange bya bitambo bitera ingaruka mu buzima bwabo kuba hari nta kintu ageraho kuba ahura ashobora no guhora arwaye yajya kwa muganga bakamuramo indwara ari za karande zirimo indani zamuze mu buzima bwe bizaba ari ibintu bigoye cyane ndagira ngo wenda ubwire abantu bakurikiye Umutako TV ndetse n'ibitangazamakuru turi kumwe bigenzi byacu indwara uvura nizi indwara mvura turavura igifu turavura umuntu yavunitse twe turonga kumwe kera bungaga cyangwa barumikaga byose n'ibintu dukora dushobora kuvura indwara zo mu menyo umutwe indwara z'amaso hari indwara z'amaso ziza umuntu agahorana ibituna mu maso zose turazivura tuvura n'inkorora tuvura za mibe abantu babuze urubyaro nabo turabafasha hari igihe umuntu abura urubyaro baramuroze cyangwa se yararwaye bya byimba byo muri nyababyeyi twe tubivura batiri ubundi barabibaga ariko twebwe tugira imiti tuguha bikayonga ukajya gukoresha kontorore bagasanga nta kibazo ufite bishobora gutuma umuntu atabyara umuntu ashobora kujya mu mihango ugasanga ayimazemo icyumweru cy'ibyumweru bibiri cyangwa bitatu cyangwa ukwezi ibyo byose turabigufasha ugasanga umuntu asama inda
yamara amezi 2 kavamo, yamara 3 kavamo, aho inda zihora zivamo. Hari igihe baba ari abadayimoni. Nigeze kubabwira ko abadayimoni tubavura, ibyo turabimufasha. Dushobora kuvura umuntu amashitani yasaze, ni indwara nyinshi wenda sinazirondora cyane ko zitanditse, umuntu aba yananiwe atangiye n'akazi. Gero bibutse umuntu wagize ikibazo kijyanye n'amadayimoni, wenda ibisazi yatewe wenda n'abaganga bagenzi wawe, icyo gihe urabihandoringa akaba yabasha kuba muzima. Ndamuvura rwose, umuntu ashobora no gusana batamuroze, ahubwo ari za karande ziwabo zamuzamukiyemo, ibyo turabimufasha. N'umuganga mugenzi wawe ndamuvura nta kibazo, turavura turanatsirika, dutsirika umuntu kugira ngo batazamuroga. Buryo umuntu ari hatsiritse, nkanjye ndatsiritse ko nta kintu umuntu yandaga ngo kimfate. Ni bimwe bohereza abantu amahembe, bashobora gutega ibintu ukabirenga ukaba wapfa. Ivyo rwose turatsirika ntibizagufata. Abantu bagira ikibazo cyo mu mutwe cyane cyane, indwara zo mu mutwe bo akenshi usanga abajyanwa mu bitaro kabana bariko bikanga, wowe byacamo izo ndwara zo mu mutwe. Nk'ubu ngubu hari umuntu ndi kuvura, n'iyi telefone mubona niwe yinyohereje mubona, aba muri Amerika. Yari afite ikibazo cy'umwana, byatangiye afite ubwenge buza gusubira inyuma, umwana akajunjama ntavuga agaceceka. Urumva n'ikibazo cyo mu mutwe. Ibyo rwose maze kubimuvura, umwana yasubiye ku ishuri. Urwo n'urugero nari ngo ari kugira nkumvishe ko ngaro umutwe nayivura, ariko bitewe n'inkomoko. Ashobora kuba yakoze impanuka, ubwonko bukagira ikibazo, aho ntago namufasha. Ariko hari indwara zose zifite aho zituruka. Iyo twamaze kubona aho zituruka, turafasha umuntu rwose bikagenda neza. Niyo mpamvu habaho gusuzuma. Instagram yanjye ni Nyenyeri Habo, ashobora kujyaho akanyandikira Inyenyeri Habo, yanyandikira na nimero yanjye nayitanze, yanyandikira. Wakongera ukayibabwira Dr. 8510 yanyandikira kuri WhatsApp cyangwa se akamamagara. Twamufasha atahageze, yagiye ifoto tukamufasha, tukamusuzuma uko dusuzumira no ku ifoto umuntu atahageze. Mwabonye ubuhanga nkoresha, ndetse ngombwa ko umuntu anahagera, tukamufasha atahageze, kamifoto nkamusuzuma, ampana amazina n'ifoto, ibibazo afite twabimukemurira. Hari n'ibyo twaganiraho tukareba uburyo ki byakemukamo cyane rwose. Urakoze ku mwanya uduhaye. Twifuzaga kugira ngo tugende dusobanuriye. Nge mfite ubwoba ntabwo ndi buyegere, ariko hari akantu ndi kubona hariya wahaye wa mugabo wari watwaye ibintu. Kari akantu niko katumye yagafasha aravuga. Kari akantu kitwa nk'iki, kuko nge ntabwo ndi buyegere. Akangaka kitwa mukuru mu mahembe. Mukuru mu mahembe kariya kaba karimo imiti itandukanye ishobora gukorana n'amaraso umuntu afasheho. Namwe nshobora gufataho umuntu tukavugana nkamusuzuma, ariko nkafashe kuko hari ibyo mba numva, hari amajwi ushobora kumva ntusobanukirwa, ariko ngiye ko mba ndi kuyumva ndasobanukirwa ko nakazi nkora buri munsi. Harimo imbaraga zikomeye cyane. Batubwiye yuko wabirazwe n'abakurambere cyangwa ababyeyi. Sogokuru wanjye niwe wandaze uyu mwuga nkora buri munsi. Arambwira tuzajya ufasha abantu mu bibazo bitandukanye, natwe ubwo tugenda twongeraho nk'uko isi igenda itera imbere, natwe tugenda duhindura imikorere. Urabona kera ntabwo bakoreraga ku matelefone, ariko ubu ngubu twe dukorera no ku matelefoni kuko twaguye ibikorwa. Reka tugushimire kuba waduhaye umwanya nyuma yo kuvura uyu mugabo wari wibye ibintu by'umudamu we. Reka tubashimire we twabanye, byari bigoye kugira ngo tubashe kuganiriza aba bantu. Ngira ngo mwabibonye neza cyane, ni umugabo wari wasohoye ibintu mu nzu, asohora ibintu kandi yabanaga n'umudamu we. Yitabaje rero umuganga wa gakondo, yitabaza umuganga
cyangwa se abo bita abapfumu. Uyu muganga rero ibintu byagenze neza cyane, ngira ngo mwahoze mubibona, imodoka yagarutse, ibintu byatanzwe kandi ibintu ubu tuvugana ngira murimo kubibona, ibintu byose byamaze kugera mu rugo. Ngira ngo rero reka tugushimire, tubana mu buzima bwa buri munsi. Nyuma muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe. Shimire timu twabanye ku buhanga bw'ibyuma, shimire mwebwe tubana mu buzima bwa buri munsi. Aka kazi gasaba gufatiraho. Aya basi.